Tekino mufite uruhare runini mu myidagaduro yacu, mwakoranye na Bruce Melody, mukorana na The Ben. Haba hari igihe kizabaho twabona The Ben ndetse na Bruce Melody kuri brand imwe nk'uko mwazanye Common 50 series, tukaba twabona aba brand ambassadors babiri, The Ben na Bruce Melody. Tekino mukorana n'ibyamamare bitandukanye, mwanatangiye mukorana na benshi, kubera iki The Ben ari izina yiganza mu kugaruka, nubwo mwahindura we kuki mutajya mu muhindura ari iki kimukira udasanzwe, na abantu bema mushaka audience mushaka ni uyifite, niki gituma mudahindura izina rye rikagomeza rikagaruka? Abahanzi bose bagiye hano ni kuhajya. Tekino Common 50 series. Muko umuyobozi wacu muri MTN yabisobanuye, ari benefits zizazana na ni telefone ku mukiriya wese uzayigura yishyuye afite amafaranga yose asabwa, azahabwa gigabytes zigera kuri 15 azakoresha mu gihe cy'amezi 3, ndetse n'iminota 300 yo guhamagara azakoresha nabyo mu gihe cy'amezi 3. Ikindi twakoze nuko twafatanyije na partners bashya bacu bitwa Yellow Digital Retailers kuzana service yo kwishyura mu byiciro. So ku muntu uza yifuza telefone ariko adafite amafaranga yose icyarimwe, twashizeho uburyo bwitwa MTN Tunga Touch. So muri icyo gihe azasabwa amafaranga make yishyura upfront, ni nk'amafaranga nakwita y'ifatabuguzi, hanyuma niba yifuza hanyuma ahitemo igihe kingana gute yakwishyura iyi telefone, yaba ari mu mezi 3, mu mezi 6 cyangwa se mu gihe cy'umwaka. Si nibyo gusa, ntabwo ari telefone gusa azaba yishyura cyangwa se azaba abonye, ni ukuvuga muri icyo gihe azaba yishyura mu byiciro, azaba abona gigabytes zigera kuri 3 buri kwezi, akabona n'indi minota 200 yo guhamagara buri kwezi na SMS 200 uko yishyuye installment. Wenda nagarukiraho me n'abandi umwanya nabo bagiye icyo bavuga. Murakoze. Ni Ben, The Ben, Tiger. Tekino kuri nge ni famille, and I'm glad ko mwese mwaje. I'm also glad ko MTN is always with us. So yeah, I'm ready for the questions. Thank you. Ntago ndi buvuge byinshi kuko byinshi bagenzi banjye bo muri Tekino babivuze. Icyo ndi buvuge nuko havuyemo gigabyte tuzahabwa na MTN. Tekino ntabwo igiye kuzana telefone gusa, hari izindi activities zigiye kuza zijyanye n'iyo telefone, ama challenge agiye kuza menshi, ibihembo byinshi bigiye kuza. No kuvuga ngo buri muntu wese asabwa gukurikirana imbuga nkoranyambaga za Tekino, kuko from now on tugiye kuzana ama challenge ahabwa amafaranga agera hafi no kuri miliyoni 2. Murakoze. Yes, ndumva byoroshye cyane kugira ngo twite dukoresha umwanya wacu neza, nkuko yatubwiye turagomba gukoresha iminota 10 dusigaje hano kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze bitewe na gahunda zindi zihari mu launching Common 50. Uko turi kumwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, twahita dutangira gufata ibibazo, ubwo turaza kutangirira umuvandimwe hano uwa kabiri uwa gatatu. Reka tube dufasha abangabo 1 2 3 please. Yes, murakoze. Nitwa Kamarade Faxman Original, nkorera 3D TV Rwanda. Felicitation nanone kuri The Ben ko yongeye kutwereka telefone nziza. Ikibazo ni kimwe ndi bukubaze, ariko ndaza kongera icya kabiri nibanyemerera. Ubushize wa brandinze Common 40, aho twari turi abanyarwanda. Ni irihe tandukaniro wabonye donc Common 50 irarusha iki 40 ni kiri special umunyarwanda wamukangurira kuba yayigura? Icya kabiri, abanyarwanda baragukumbuye, hari amakuru avuga yuko ufite EP ugiye gusohora, ubwo nabyo uraza kubitubwiraho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Common iteka zizana umwihariko wazo, ziba ziri very special mu buryo bwazo.
icyo nagusubizaho nuko buri upgrade ukora cyangwa se igaragara muri Camon ibiri advanced, ama AI features arimo ndetse na programme bashiraho y'uburyo ki wanayigura, umva ko haje n'ama installment ku buryo ushobora kuba wayaffordinga anytime anywhere, so ni uburyo bwagutse bunini cyane. Iteka hazamo ama upgrade ari advanced, ndumva aricyo nagusobanura. And then about EP, yeah, it's coming soon for sure. Murakoze cyane, nitwa Rumuri all the way from Power FM. Ikibazo cya mbere ndakibaza umuntu wo muri Techno. Ikintu nkubaza, mwatubwiye ibyiza bya Techno Camon 50 series, ariko ntabwo mwatubwiye singize ikibazo, ntabwo mwatubwiye garanti mfite ingana gute, n'umwaka, ni imyaka 2 n'amezi angahe. Ikindi kintu nakubaza, ngiye nsanzwe wenda nkoresha say Samsung, niki kintu wambwira kikankonvinsinga ku buryo nahindura nkajya gukoresha Techno Camon 50 series? Thank you very much. Murakoze. Ku bintu uvuze ni ikibazo cyiza cyane. No kuvuga ngo kuri Camon 50 ntago tuguha garanti gusa yo kuvuga ngo garanti nuza kuvuga ngo garanti ikintu cyose cyaba kuri telefone. First of all, garanti ya mbere nuko ikintu cyose cyaba kuri telefone within 3 months wayikubita hasi yameneka screen yagira iki tuyikora for free within 3 months. Nono ikindi kibazo cyagira mu mwaka kitaguturutseho kiri intano tuguha amezi 13, ubwo n'umwaka n'ukwezi kumwe. Uvuga ngo dufite Car Care Service Center ikorera mu gihugu hose. Iyo bibaye ngombwa turaguswapingira, iyo tubonye n'akantu kari minor turagakosora, yaba ari upgrade turayigira. Hari igihe aba ari umuntu ufata telefone nabi ikazamo imyanda, iyo myanda ikazibi imyanya runaka ya telefone, turayicleaninga for free, tukarana repairing. Hama ku kijyanye no kugukonvinsinga nuko niba babashe gukurikirana presentations za Techno, nuko dufite advanced technology sometimes inarenze izo brand uvuze kandi kuri affordable price. No kuvuga ngo ushobora kuba ufite iyo telefone hari features usanga idafite kandi iyacu ifite kandi kuri affordable price. Kandi turenze no kuba no kuri affordability twongeraho n'ikintu kivuga ngo turagufasha izindi program z'ukuntu ubona iyo telefone. Harizo gigabyte ubona, hari ubwo buryo bwo kwishyura bukoroheye, hari n'ibindi bintu byinshi tugenda dushyiraho, hari impano tugenda dutanga. No kuvuga ngo to making sure ko uba fully satisfied na product yacu. Rakoze. Kibazo mbaza, mu Techno mufite uruhare runini mu myidagaduro yacu, mwakoranye na Bruce Melody, mukorana na The Ben. Haba hari igihe kizabaho twabona The Ben ndetse na Bruce Melody kuri brand imwe nk'uko mwazanye Camon 50 series, tukaba twabona aba brand ambassadors babiri, The Ben na Bruce Melody? Murakoze cyane. Urakoze. Ntago ari uvuga ngo ntago umuntu dukorana nawe atanga umusaruro. Hari igihe bitewe na direction turimo tuvuga ngo reka dukorane n'umuntu, sibyo? Ntago ari uvuga ngo umuntu ntagatanga umusaruro, kuko hari igihe wicara ukavuga ati bitewe na audience, target audience nkeneye gukorana n'uyu muntu, bitewe na target audience nkeneye gukorana n'uyu muntu. So ibijyana na plan company ibifite, ntago ari uvuga ngo bijyana n'umusaruro. Ikindi kijyanye no kuba twakorana na Ben cyangwa na Bruce Melody cyangwa gukorana n'aba brand ambassador babiri icyarimwe, ni ibintu bishoboka cyane. Nkuko nabikubwiye, bigendera kuri direction company ifite. Ishobora kuvuga ngo bitewe na target audience dushaka kugeraho, ikatubazane on board bombi. Murakoze. So I think dusigaje ibibazo bitatu, kimwe, bibiri, bitatu, we done. Kimwe, that guy, yes, microphone, bibiri,
bitatu widani kuko bari kunyereka ko iminota batwemereye hano yarangiye ni bitatu ntabwo ari njyewe boss wanjye sorry kabisa ntabwo ndi nabigenza. Murakoze nitwa Leonidas ndi umunyamakuru wa Igihe nashaka kubaza Tekno hari ibyo bagiye bakomozaho muri presentation ariko twagira ngo badusobanurire neza ubundi Camon 50 series ni telefone yihariye iki hari ibyo bakomeje kuvuga bijyanye na AI kamera ni telefone muri rusange itandukaniye hehe n'izisanzwe ku buryo umuntu yakumva neza ibyamushishikariza kuyigura. Murakoze. Urakoze. Nkuko babivuze sinzi niwe wenda ushobora ni ukuvuga ngo iyi Camon 50 navuga wenda nk'umunyamakuru umbajije icyo kibazo reka mvuge muri field yawe urimo sibyo. Iyi telefone umwihariko wayo ifite nuko features zose umuntu akenera nk'umunyamakuru yaba nk'urugero ubu ndi kuvuga ushobora kuba utari kubasha capturinga ibyo ugashyira hano telefone ikarecordinga ikaza kuwa highlight ibintu byose twakoze the whole day ikaguha highlight within itarengeje n'iminota. Ushobora no kuba wakwicara hano AI irimo ikaba yagukorera podcast AI ikagukora podcast abantu bari kwidebatingaho within a second. Iyo ni AI feature. Nuvuga ngo hari iri very wide ku buryo nuvuga ngo abantu benshi mu bintu bijyanye na smartphone bakora ibintu biri limited akumva ko ari buyi recordingishe akumva ko ari buyi kamereshe gusa. So telefone ni nini ifitemo features ushobora no gukoresha AI ugaskana ukambara isaha ikahita ikubwira ubuzima bwawe ukuntu buhagaze niba umutima wari gutera neza niba ibintu byose ikabikubwira. So no kuvuga ngo icyo nagushishikariza kugira ubashe kuba interested wajya kwiduka ukayifata. Murakoze nitwa Freddy Musoni nkorera The Choice Live. Ikibazo cyanjye kiri kuri side ya Tekno mukorana n'ibyamamare bitandukanye mwanatangiye mukorana na benshi kubera iki The Ben ari izina ryiganza mu kugaruka nubwo mwahindura we kuki mutajya mu muhindura ari iki kimukira udasanzwe gituma mukomeza gukorana nawe kandi ni abantu bema mushaka audience mushaka ni uyifite niki gituma mudahindura izina rye rikakomeza rikagaruka. Murakoze. Ndagusubiza wenda nkubaza nanjye ikibazo abahanzi bose bagiye ahantu ni kuhajya ati waruvuze ndagusubiza nkubaza ikibazo abahanzi bose baririmba bagiye ahantu ni kuhajya. Oya nubwo buri munsi mubona hano The Ben ari nubwo ikibazo kidasubiza ikindi ariko ntago ariko make na kari gaciyemo impamvu ibyo nashaka kubwira The Ben twakoranye igihe kinini twakoranye neza kandi ni umuntu navuga uhora kuri spotlight. So niba ahora kuri spotlight twe tugendera muri shadow yiyo no vuga ngo kandi ntago ari spotlight ivuga ngo ni ibintu bibi gusa ni ibintu bigiye bitandukanye yakoze iki so nkatwe Tekno duhora dukora ibintu bishyashya. So iyo dukoranye n'umuntu tubona ahora akora ibindi bintu si iby'umuziki gusa ni ibitaramo ni ibintu bitandukanye hari inkuru zihora zimuvugwaho. So we all icyo tuba dukeneye ni umuntu uhora kuri spotlight kugira ngo natwe tubone kuri iyo spotlight. Murakoze. Murakoze. Nitwa Sot Official murira igitangazamakuru cyanjye cyitwa Sample TV Show. Ikibazo cya mbere ngiye kubaza ndakibaza ku ruhande rwa Tekno Camon. Numvisha ibintu byose birimo numva ifite ikoranabuhanga riri hejuru cyane bitanekereza ku biciro. Se ni igiciro kizorohera buri muntu wese kwa affording iyi telefone kuko urumva irakenewe cyane. Icyo ni kimwe kuri side yanyu. Ikindi ndabaza kuri The Ben kuri uno munsi wasinye nanone amasezerano kuri Camon 15 ese 50 ese kuri side yawe ubundi apart yo kwamamaza
havuyemo ibyo kuvuga ngo ni ukwamamaza imbamutima zawe, ni telefone ushobora kuvuga gute? Urakoze. Igiciro nta kiri affordable, wenda bakivuze, kiri affordable kandi tutagiye no mu giciro. Edwin mugenzi wanjye muri MTN yakomoje ku kintu cyiza kivuga ngo hari installment plan. Ni ukuvuga ngo niba udashaka kwishyura full amount, wakwishyura muri program yitwa Tunga Touch hamwe na Yellow. But first of all, kugira ngo mbisobanure neza, ntago nasinye na Tekno, ahubwo mgiye mpora muri Tekno. So I've been with Tekno all these years. Ahubwo tubazaniye telefone nshyashya n'ubundi ariyo Camon 50. So ibyumviro cyangwa se kukubwira difference y'ingi n'izindi nabisobanuye mu kanya. Ngira ngo nacyo kintu nakwiye kuba happy for nukuba buri Tekno Camon tuzana cyangwa se igaragara ibifite features ziri hejuru, ziri advanced, ariko ugasanga ibiciro biramanuka cyangwa se bacyari bya bindi. Ubundi ikintu cyahinduye system cyangwa se cyahinduye cyabaye advanced, abandi bakabaye bongeho amafaranga kugira ngo mu by'ukuri abantu babumve ko bicompensating, ariko ibintu Tekno itanga biba biri hejuru y'iby'umwaka ushize, ariko ugasanga amafaranga yagiye hasi cyangwa se ari cyari yayandi. Ndumva ari cyo kintu abantu bakwiye kwishimira cyane. Yes, Ben arakoze, ndetse na Edwin ndetse na Eddie. Ariko last question ni iki? Murakoze. Nitwa Edward niyo nkuru ku kinyamakuru Igisabo, na tubazo duto tubiri bifite kamera kabaza ubuyobozi bwa Tekno cyangwa MTN. Ikinyibaze Ben ku birebana na Tekno, mwatubwiye ko iyi Tekno izajya muri systeme ya makembwe neza kandi ikorwe na bose. Cyakabari kuri Ben, nshaka kumubaza umuhanzi ukunzwe cyane abana bakiri batoya mu mashuri cyangwa se abahanzi bazamuka, iyi telefone kandi dukurikije ukuntu bayivuze irasa ni n'uburyo ishobora kuba yihariye ku bandi, niba wenda yazagira nk'abamutera inkunga kugira ngo bajye babasha kuyikoresha nk'abahanzi bakizamuka batarabasha kubona ubushobozi cyane nk'abanyeshuri. Murakoze. Murakoze cyane. Wenda najya ngo gusubize, ni ukuvuga ko umuntu azihitiramo, umuntu wahisemo yuko ashaka kuyigura Tekno Camon 50 akishyura mu byiciro, azahitamo eda kwishyura mu mezi 3, amezi 6 cyangwa se amezi 12 bitewe n'ubushobozi afite. Izo options niko zimeze. Icyo wenda nakwizeza nuko iyi system ya Tunga Touch nkuko twabivuze, dufite umufatanyabikorwa Yellow Digital Retailers, turamwizeye imikorere ye, kandi ni nayo mpamvu twe tubwira abakiriya ba MTN bazatugana, abakiriya ba Tekno, yuko nta mpungenge bagomba kugira, iyi serivisi izabafasha kandi izakora neza. Murakoze. Ngira ngo hari programme izagenda zibaho za promotion. Ndabona ageze gusubiza ikibazo yarabajije cy'abajene batakwa affording wenda telefone cyangwa se abana bato. Ariko umwana muto ngira ngo nibaza ko umwana muto udakwiye kugira telefone ntabwo bakwiye kuyigira, ariko abayigira ngira ngo hari programme zizagenda zibaho zo kuza ku ma sites agiye atandukanye, dukore habe promotion runaka, dutanga amatelefone mu by'ukuri y'ubuntu, ariko not mu by'ukuri y'ubuntu. Reka asubiza no. Hari ikintu navuze ngo kijyanye na challenge izabaho. Izo challenge rero zizabaho, uzajya utangamo amatelefone, amafaranga, izindi mpano zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo na wa muntu ufite impano yo guhanga, yo gucreatinga content, abe yabasha no kuba yabona iyo telefone biciye mu mpano ye atishyuye amafaranga. Niyo mpamvu navuze ngo buri muntu wese afate telefone, akurikira imbuga nkoranyambaga zacu, abe updated n'ibintu turi gukora.